Ikaze nanone rero mbahaye ikaze karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu kholochim lidhot hayom. Tugiye kureba iki? Tugiye kureba iby'ijuru uko Imana idushoboza kugira ngo tumenye amabanga y'ijuru. Kubyo mpamvu rero kamanze basuze ngira nti Imana ishobora byose, Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yacu twese, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo, ibaho umugisha. Reka tuzi twinjiremo mu byo tugiye kureba uyu munsi, amabanga y'iby'ijuru. Mbere yo kwinjiramo rero reka maze nkubwire ngo kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kuko ubu ngubu noneho tugiye gukirwa iby'ijuru tukareba ibintu twahishwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Kubw'iyo mpamvu rero reka manze shima Uwiteka udushoboje kugira ngo akomeze atwagura tuzamu, noneho atugire n'icyizere cyo kumenya iby'amabanga y'ijuru uko ibintu byagenze. Kavuga rero ubu ngubu nibwo tugiye gutangira koko kwiga iby'ijuru, gukirwa iby'ijuru, ubutumwa twahishwe, ibintu byose bagiye bahisha bavana mu ijambo. Imana yaravuze ngo igihe kizagera byongere bigaruke. Tukadufasha umwanya rero gushima Uwiteka Imana ishobora byose ikomeje kudushoboza kugira ngo itugirire icyizere, ikomeze itwagure, itwereke ibyo abantu benshi batabona bahishwe. Nagutindiye rero reka twinjire muri ibyo bintu. Ibintu birindwi byariho mbere y'iremwa. Ibintu birindwi byariho mbere y'iremwa ni ibiki? Reka tubirebe, noneho Uwiteka abafashe namwe mugire kunyoterwa, gusobanukirwa n'ubwami bw'ijuru, kuko igihe cyageze, igihe cyahanuwe ko ibintu byose bizajya hagaragara, nicyo gihe turi kwinjiramo. Reka turebe rero ibintu birindwi byariho mbere y'iremwa byari biki, kuko ibi bintu ntabwo tujya tubyibaza cyane. Ibintu birindwi byariho mbere y'iremwa ni ibihe? Reka tuze tubyinjiremo. Ibintu birindwi mbere y'iremwa. Iremwa cyangwa irema rya muntu. Hariho ibihe bintu birindwi mbere y'iremwa? Reka turebe. Bwa mbere na mbere hariho Imana ubwayo, turaza komeza tureba Imana. Bwa kabiri hariho ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryariho. Gatatu hariho umwuka cyangwa roho y'Imana, roho y'Imana nayo yariho mbere yuko turemwa. Kane hariho inyurabwenge y'Imana ariyo bita wisdom, hohoma mu Giheburayo. Inyurabwenge, hariho inyurabwenge ariyo wisdom. Gatanu hariho umugambi w'Imana wo gucungura, umugambi wo kuducungura w'Imana wariho. Gatandatu hariho ubwami bw'Uwiteka, ubwami bw'Uwiteka. Karindwi hariho divine purpose, ariyo twakwita nko gushaka kw'ijuru, gushaka kw'ijuru. Ibi rero akaba ari ibintu birindwi byariho mbere yuko isi iremwa, Imana iturema. Reka tubyinjiremo rero turebe kimwe kuri kimwe. Tugiye kureba byose kimwe kuri kimwe uko byari biteye muri icyo gihe. Imana rero kuba yari iriho tubisanga muri Zaburi 92. Zaburi 92 iratubwira ngo mbere yuko imisozi iremwa
mbere yuko namwe muremwa Imana yari iriho mbere ya byose. Imana izira iherezo, itagira iherezo, Imana yari iriho. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ikintu cyose kiremwa Imana yariho ubwayo, ntiyigeze iremwa, ntabwo igira itangiriro n'impera. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ibintu byose biremwa Imana yari iriho, idakeneye ikintu na kimwe kandi nta muntu n'umwe ikoreraho. Ijambo kuba ryariho tubisanga muri Yohana 1:1. Yohana 1:1 urabibyibuka? Yohana 1:1, mbere ya byose ijambo ryariho, ijambo ryari kumwe n'Uwiteka kandi ijambo ryari Imana. Nuba ijambo ryariho mbere y'ibintu byose binyuze mu Mana, kandi noneho ibintu byose byaremwe byakoreshejwe mu ijambo. Imana yaravuze ibintu bibaho. Ijambo ntabwo ryigeze riremwa kuko ryariho, ryahoranye na jambo. Noneho inyurabwenge y'Imana niyo yatumye ibintu byose bigaragara. Turebe roho y'Imana. Roho y'Imana tubisanga mu Itangiriro 1:2 baratubwira ngo roho y'Uwiteka yanyuze hejuru y'amazi. Ni ukuvuga ngo umwuka wera yariho mbere y'uko ibintu biremwa. Urumva? Roho y'Uwiteka yanyuze hejuru y'amazi. Roho y'Uwiteka yariho mbere y'uko ibintu byose biremwa, yahoze igihe cyose kandi iri kumwe n'Uwiteka ari we Mana. Mbere y'uko ibihe bibaho, umwuka wera, umwuka wari uriho utegereje kuzana ubuzima ku isi n'urumuri mu mwijima. Hari umwijima, no kugira ngo ubuzima buze ku isi, umwuka wera yariho iteka. Inyurabwenge y'Uwiteka rero tubisanga mu Imigani 8:22 kugeza kuri 23. Hano baratubwira ngo inyurabwenge homa yari kumwe n'Uwiteka mbere y'uko ibintu byose biremwa, kandi nicyo cyatumye isi igira ishusho ikoreshejwe inyurabwenge y'Uwiteka. Abantu benshi bakavuga bati iyo nyurabwenge y'Uwiteka yari kumwe na Kristo, arimo avuga ko Kristo yahoranye n'Imana, afite inyurabwenge n'ijambo ry'Imana. Urumva rero ko Kristo nawe yahozeho mbere ya byose. Umugambi w'Imana wo kuducungura, hano 5, umugambi w'Imana wo kuducungura tusanga hehe? Tusanga mu Byahishuwe 13:8. Mbere y'uko umuntu acumura, Imana yari ifite gahunda yo kumucungura mbere y'ibihe byose. Umusaraba ntabwo ari ibintu byatekerejwe cyangwa byaje nyuma, ahubwo Imana yari ifite gahunda yo kuducungura kera na kare. Byari byanditse mbere y'uko n'umuntu wa mbere abaho. Gahunda y'Uwiteka yo gucungura umuntu nayo yariho mbere y'uko ibintu byose biremwa. Urumva ko Imana yari ikomeye, yari ibizi ko umuntu azagoma, ariko iteganya na gahunda yo kumucungura. 6 rero ubwami bw'Uwiteka nabwo bwariho, tubisanga muri Zaburi 103:19. Mbere y'uko isi igaragarira amaso, hari isi itagaragara, ijuru, Imana n'ubutware bwayo ho bwari buri, abamarayika, kandi noneho n'iby'ijuru byose byakoreraga. Iremwa ry'isi rero yari nk'indorerwamo y'ibibera mu ijuru. Iremwa ry'isi ryabaye nk'indorerwamo y'ibibera mu ijuru. Ari mpamvu ubona Imana itubwira ngo reka uko ibintu bimeze mu ijuru ariko byigaragaza ku isi. Urumva ko ubwami bw'Imana bwariho mbere y'uko Imana igira umugambi wo kuturema. Ugushaka kw'ijuru rero
ugushaka kw'ijuru nabyo tubisanga muri Timoteyo wa kabiri 11 kugeza ku 9, aho tubwira ngo Imana iraducunguye kandi iraduhamagara. Ari ugushaka kwayo byose tubihererwa muri Kristo mbere y'uko ibihe bitangira. Mbere y'uko ibihe bitangira, Imana yari ifite umugambi, kandi yari ifite umugambi wo kurokora kiremwa muntu. Urumva ko Imana yari ifite ibintu byinshi yari yateganyije, harimo ubukiremwa muntu kizaza, ko kizacumura, noneho ko kizacungurwa. Igihe ubwacyo cyatangiye ubwo iremwa naryo ryatangiye. Nuvuga ngo mbere y'uko iremwa ribaho nta gihe cyabagaho. Bivuze ngo rero ibi ni ibintu birindwi byariho mbere y'uko Imana irema muntu. Hariho Imana ubwayo, hariho ijambo, hariho roho y'Imana, hariho inyurabwenge y'Imana, hariho umugambi wo gucungura muntu, hariho ubwami bw'ijuru byarakoraga aho isi tutabona iri, hakaba no gushaka kw'Imana kwariho uko Imana ashaka ibintu bimera, kubera gahunda y'ibihe bya nyuma ari bwo Imana izatwiyereka tukabona neza, tukamenya umugambi w'Imana n'impamvu turi hano, aho tugiye tuvuye hano. Ibi akari ibintu bitangiye kugira ngo twinjire mu nyurabwenge y'Uwiteka, koko tumenye ibintu byariho mbere y'uko iremwa riba, uko byagenze, twinjiremo noneho abari ku bwami bw'Imana, twinjiremo mu bintu byose biri mu nyurabwenge y'Uwiteka uko twabihishwe. Imana ikaba yaravuze ngo igihe nk'iki nikigera izongera dusubize ijambo, noneho tugire rya jambo ry'umwimerere nk'uko mbikubwira iteka hano ku ijambo ry'umwimerere. Nkakubwira ni rero weho twabanye, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Namwe mukomeze kwiyandikisha, ndabashimiye cyane. Nawe utarandikisha subscribe, kuko ubu ngubu nibwo tugiye kwiga ibintu koko igihe kigeze kugira ngo abantu bamenye ukuri kuzabatura, kandi ukuri wibuke kubohora imbohe. Nkagushimira rero twabanye. Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyo.